ndashaka ko tuvuga ikintu twakuba inzozi nibura zigera kuri 3 zerekana ko hariho umuntu ufite gahunda mbi yo kuguhagurukira ariko apana kutagurukira byoroshye byanarimba yanagukura ku isi ntakeneye kubona isura yawe rero ukumva igihe ugomba kuzirota ngo ati nasuwe n'Imana yego nongere subire mu bantu mbabwire ko inzozi ari ijwi ry'Imana rikomeye yego inzozi n'ubuhanuzi butavangiye inzozi n'irembo ryo kumenya icyo uzakora ahazaza hawe inzozi nibwo buzima inzozi nizo cyerekezo iyo uzitakaje utakaje amahirwe iyo utazirwanije mbi ziraguhitana arizo uwo muvandimwe rero uzamubwire ngo gene afite umugisha ariko badayimoni bagiye kuwutwara iyo urose wonse umwana utazi cyangwa umukikiye cyangwa umuteruye biravuze ngo igihombo n'inyatsi byinjiye iwawe ugiye gutwarwa ibintu byawe n'umuntu cyangwa n'abandi bantu utazi ariko bagambiriye kugira ngo Satani bakoresha kugira ngo bakunyage wa mugisha uzawubona ariko uzanyumirwa aho uciye muri make uzakira amafaranga hahite haza indwara Mana yanjye bega ngo muri make ibyiza uzabyakira ariko ntago bizatinda mu ntoki uzamera nka maison de passage n'icumbikira abagenda bizakunyuraho muri make ibintu byabaho kugira ngo bikugirire akamaro byagene bizagira akamaro ndi muntu cyo zisobanura rero nagira ngo tumabwire ijambo rikomera amagambo akomeye ngo abantu bazagushwa igihumura bibwira n'ibyenda kubaho so kuvuga rero ngo iyo urose zino nzu ngiye kuvuga zigera ku 10 menya neza ko hariho umuntu cyangwa abantu cyangwa igico cy'abantu bishyize hamwe ukwasada kugira ngo bagushyire hasi nta miyaga bari bugushiriremo imiyaga niyo wiyishiriramo ubumwe bw'abera ministries amavuta akandagira amateka ubuzima bugahinduka mwiyerekwa ry'umushumba Reverend Ntambabazi Jean Baptiste ubwo yasengaga Imana yamuhishuriye abantu benshi batsikamiwe n'amateka mabi Imana yamubwira ngo genda ubasuke amavuta ubuzima buhinduke nabo bahindura ubw'abandi ubumwe bw'abera ministries ntabwo ari idini nta nubwo ari n'itorero n'umuryango wakira buri muntu wese akabohoka buri muntu wese mu itorero abohejejwe muri byo ubumwe bw'abera ministries amavuta akangira amateka ubuzima bugahinduka amavuta akandagira amateka ni ijambo dukura mu gitabo cy'abami ba 2 ibice 4 umurongo wa 2 aho umubyeyi w'umupfakazi yarafite ideni bagiye kumutwarira abana aragenda asanga uwitwa umuhanuzi Elisa aramubwira ati bagiye kumutwarira abana mbigenze gute Elisa aramubaza ngo ufite iki mu rugo rwawe undi aramubwira ngo ntacyo mfite ngo keretse agaherezo gato k'amavuta aramubwira ngo nothing I have nothing in my house unless the jug of oil aramubwira ngo genda utiri ibindi ukoresha ngo twatuye dusuzuguritse ya mavuta make asuzuguritse niyo yatumye akandagira ideni arayishyura byose bigenda neza icyo ufite icyo ushoboye icyo ubasha gukora bwa buryo bwawe na yanze na bwa bwenge bwawe icyo usuzuguye n'ikimana igiye guhera yo kubakira amateka naho rero havuye ubusobanuro amavuta akandagira amateka ubwiza bwawe ukusa ukureshya icyo ushoboye icyo ukora uko ubigenza aho uvuka aho ukomoka ibyo wita bisuzuguye iby'Imana igiye kuzakoresha kugira ngo ubashe kugera ku ntego yawe amen Imana y'amahoro ibaho umugisha nanjye mbahaye ikaze ku bumwe bw'abera ministries amavuta akandagira amateka ubuzima bugahinduka nibyo koko burahinduka wizeye Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo n'ubuzima bwe bijya bihinduka kuko hari ibyo afata byari byarubatswe na Satani akamenagura kubakamo ubwami bwe bushyashya amazina yanjye ni Jerry nkuko bisanzwe turacyari mu mwanya ndetse mu kwezi kw'amasengesho afite intego igira iti ntubyambukane ku bumwe bw'abera turi mu masengesho tuyageze kure ariko n'ubundi nubwo turi mu masengesho ibi byose tubikora dusenga gusobanukirwa inzozi gusobanukirwa ibintu bikurwanya byose ubikora uherekejwe n'iki n'amasengesho urasenga Imana ikakubwira warauta ikakwereka ibyo rero igenda ikwereka muri aya masengesho nibyo tugenda tugusobanurira
ati imana, umwuka w'imana washakaga kukubwira iki ngiki. Ni muri urwo rwego rero muri aya masengesho turakomeje tugiye kuvuga ku nzozi. N'ubundi ni mu masengesho nk'uko nabivuze, ibintu byose bibera mu masengesho. Mushumba, ndakwakiriye cyane, umeze neza? Ndashima Imana, ameze neza kuri uyu munsi wa kabiri. Imana irimo irabana nanjye, kandi n'amasengesho nayo ameze neza kuri groupe. Abantu bakorerwa ibitangaza bakaboneka ku bumwe bw'abera Ministries Group, naboneka kuri Riba ry'Amazudubiza, turimo turabakira kandi ibitangaza byarakoretse Jerry. Yego, ibitangaza biri gukoreka cyane. Harimo abantu bagiye batwandikira bavuga bati amasengesho turayakurikiye cyane kandi ni byiza, baragukurikira cyane. Hari umubyeyi bita ngo Jane yarambwiye ngo nzagusuhuze cyane. Ndamugumbiriye mu izina rya Yesu, ndamushuje mu izina rya Yesu, Imana imuhe umugisha. Yego, hari inzozi yagize, yarambwiye ngo nzazikugezeho ngo umusobanurire, ngo yarose ari konsa uruhinja. Ngo ariko umukobwa se ni umudamu ngo yarabyaye ariko ubona ko nyine ari mukuru ukuntu. yabonaga se uruhinja yonsa ari urwo cyangwa yabonaga ataruzi. naramusobanuje nk'uko nakumvanye, nabaza uruhinja se uraruzi? Ati oya, atagusa numvaga mfite, ngo yari afite amashereka menshi, yumva amashereka arimo aragenda yikama. uwo muvandimwe rero uzamubwire ngo Jane afite umugisha, ariko badayimoni bagiye kuwutwara. Iyo urose wonse umwana utazi cyangwa umukikiye cyangwa umuteruye, biravuze ngo igihombo n'inyatsi byinjiye iwawe. Ugiye gutwarwa ibintu byawe n'umuntu cyangwa n'abandi bantu utazi, ariko bagambiriye kugira ngo Satani bakoresha kugira ngo bakunyage wa mugisha. Uzawubona ariko uzanyumirwa aho uciye. Muri make uzakira amafaranga, hahite haza indwara. Mana yanjye, mbega ngo muri make ibyiza uzabyakira, ariko ntabwo bizatinda mu ntoki. Uzamera nka maison de passage n'icumbikira abagenda, bizakunyuraho. Muri make ibintu byabaho kugira ngo bikugirire akamaro, bya Jane bizagira akamaro undi muntu. Icyo zisobanura ubwo Jane wo mu karere ka Kayonza yabyumvise. Kandi haba hari intsinzi kuri buri nzozi zose. Of course, intsinzi ya mbere ni ugusenga. Burya mbere buriya ikintu cya mbere, intsinzi y'inzozi ni ugusenga. Yego. Kabiri ni ugukiranuka. Ijambo twavuze guhera mu cyumweru cyashize uraryibuka ngo biravuze ngo nta mahoro umunyabyaha ni Uwiteka avuga. Yego. Kandi uhisha ibicumuro bye ntazagubwa neza. Ni ukuvuga ngo ushaka kujya Imana ibona inzozi zose ko zisohore. Icya mbere akavuga inzozi zose kugira ngo imbizi ntizisohore, ni ukusenga, ukazihagarika. Wakumva nta mbaraga zabyo ufite, ugahamagara abagufasha. Yego. Kabiri, niba warose ikintu cyiza, urota uroba amafi y'ibintu by'umugisha, nabyo wihumiriza, witereriye. Kandi ikindi cya kabiri, ba maso, unamenye inzira umugisha ugiye kunyuramo, unakore. Niba ukubwiye ngo urota ubona uri kubara amafaranga cyangwa uraguha kado uhagaranye n'abantu bakomeye, menya ko Imana itanze uburyo. Ntabwo ujya mu buriri, ntabwo usinzire ngo Imana ngo zizasohora aho urashakisha. Yego. Ushakisha ute icyo wiyumvamo n'icyo ukora. Imana ikaguhera umugisha muri ibyo wagerageje gukora. Imana icyo nzakora ubwo ni ubucakura. Yego. Hari ubucakura bwo mwukura bwumva ubucakura bw'abarokore bazanye. Rwose. Ngo nzabaza Imana, ngo urabaza Imana se? Ubundi ikintu cyambye kubaza Imana, ubwo baza umutima wawe ngo ni iki kindimo numva nakora. Numva nishimiye nakora. Icyo rero wumva kikurimo kikwakamo. Ni nakimaze ngo nzaha umugisha ibyo muzakora. Ubundi ubaza Imana ibijyanye n'umurimo wawe, ariko ibindi urakora. Ngo urumva ngo ndagira ngo mbaze Imana ngo mfashe umukene, uri umurwayi, hagombye gukora ko bikurimo. So business yanjye nitanye sabone byo rero urumva, nizere ko Jane tumushubije. Yego, Jane turamusubije cyane. Oya, nuwo ngo gusa wantumye, nizere ko ameze neza. Aze dufatanye muri amasengesho y'iminsi 36 tugize no ku munsi ukomeye, urumva Imana imira akora ibitangaza. Aze dusengane. Tugize ku munsi wa 10, munsi wa 11 tugezeho. Aze dusengane, twambara imbaraga. Kandi hamaze gushimana. Hari umuntu wo mu ruhengero ashimye Imana ko Imana ahinduye umuryango we. Hari undi muntu nawe w'i Kigali twasenze amafaranga araheze mu kirere muri 45 minutes Imana itiyafungura. Bya bindi muri cya kirere umwamyuka y'abamede n'abaperesi. Ahubwo natwe burya hari impano twahawe nuko zitarangera.
ariko twarayihawe nayo Ay, kandi Imana, uvuge hano yego, yego. kuri kamera reka tuyihorere so rero Yego. murakoze cyane ngaho rero umushumba ndakwakiriye nishimiye kongera kukubona umeze neza. Yeah. Iki cyumweru tugiye kuganira kuki inzozi zimeze gute. icya mbere turacyari mu masengesho yo gusenya ibicaniro bibi no kubaka ibicaniro byiza. Yego. buriya abantu benshi ntibagahore bashaka guhora basenya gusa uzubaka ryari se. ubundi umuntu agomba gusenya akanubaka. So Yego. turi mu cyumweru cy'amasengesho cyane cyane dushingiye ku nzozi. Yego. Habizagenda binahinduka buri byumvikana. Uvuga ngo abantu bose badukurikiye tugiye kureba inzozi zisa nk'izivanzemo ariko nagiye nzigaragaza mu buryo butandukanye. Yego. Ku buryo buri munsi bazumva zitandukanye tuzisengere kuzisenya ibyiza tubyubake. Nk'uyu munsi wa none ndashaka ngo tuganire mbwire ko nshaka kwereka ngo inzozi zerekana ko hariho umuntu ushaka kugirira nawe no kurwanya. Waziro tukamenya kamenya uburyo umuntu tu gisigaye n'uruke iyo yavuze ngo hari umuntu ugiye guhakwa kurwanya. Cyambere ntibirirwa bitanga ntujya kubaza ngo ashobora kuba ari Suzana cya Tereza cyangwa ntambe bazi kuba wamenye ko ari umuntu. Oya ni umuntu tubwita uhera hafi yawe aho ngaho. Twarabibonye ni hafi. Tuhera hafi aho ntibigo ujya kure. Ari umuntu arayensekeje arakabigeze kwandikira akibuka ariko. Ngabo twahuye n'abatwigisha karakantu barakumvira. Cyagaraguha kamenya. Narakamenye. Uremerwa ko waramuvise ariko. Kumenya abo twahuye mbere batwigisha uko tubana n'aba kabiri. Cyane ko nta tandukano ryo mwahuye mbere. Niba uwa mbere yaguye mu kintu wa kabiri ntupfe kumwizera. So rero mpamvu tugira amakenga ntimutugire ngo nuko turi abagome. Oya. Nuko abo twahuye mbere batumye tumye ko tuzabana nawe. Kandi ikindi cya kabiri navuze mu kiganiro cyacu narakubwiye ngo iyo ushaka gusenya umuntu neza urabanza ukamwubaka. Nubwo wagusenya nubwo kupangira nabi. Kuko iyo nkuvuze neza imbere y'abantu ukamvuga nabi basiri batari kukikana akamuvuga neza urakamuvuga nabi. Aromba nakurangije. Wewe komeza usebye inceceke. Komeza uvuge igihe nceceke nkuvuge neza. Kana akora muzi ndamuzi. Ameze gutisha yo muri iyi minsi yararwaye no kuri nta kandi byo bushobozi kumuvuga nawe biba bihari. Ndabifite ko simbikeneye. N'umunwa urawufite Oya ariko wavuga. sinkeneye ndakubwira umwubaka. Tumugire tumufashe. Tumufashe. Iyo bamuga atari kana katumukorera ati mure kuri yamwihora y'iki cyumukorera je nagufashije. Aho rero sawa. Ntuzasenywa nanjye uzasenywa n'akanwa kawe. Kuko iyo nubatse Jerry imbere y'abantu inshuti za Jerry zirankunda cyane rwose. ariko iyo nshenye Jerry inshuti zaje zimva zirababara. ku cyakoze biriya. So rero abantu twigira abakoboyi tukavuga niki rero tugiye kureba icyo dushaka kurwanya niki mukozi w'Imana. Muri amasengesho y'iminsi 33 ntubyambukane. Ntubyambukane. Niba hano dore maze icyumweru njya kubwiriza ahantu ku Ruyenzi. Waruzi neza ko buri munsi hano kuva Kicukiro kugera i Gahanga ntago habura impanuka 3 kandi zirimo rutera zinjyana muntu. Aho nyuze hose nsanga impanuka. Aho nyuze hose nsanga ipfu. Rero kuno kwezi kwa 12 tugomba kuba maso. Ushobora no kudapfa ukazapfa mu kwa mbere. Baraguhaye mara nk'amezi 3 erega ruburozi ba program. Oh yes. Hoya mpayinga ruburozi. Oya. Umuntu akavuga ati jeje na telefone ubu telefone yanjye nayi programa ize ku gusona saa 6 cyangwa izindi saa nshaka n'uburozi nabwo barabuporogaramu ngo buzamara amezi 3 nyuma y'amezi 3 ugatangira gutakaza ibiro. Aho ni hahandi utashobora gukeka n'umuntu n'umwe cyane ukagira ngo kwa muganga bati sukari yazamutse. Nk'abari abantu barwara ngo kanseri mu maraso. Yego. Warubizi ko buriya uko kanseri mu maraso akenshi bakuburozi twariye mu biryo kuko ntibukwica mu gitondo. Ibyo birozi bakunze kwica muri za Kameruni muri za Nigeria hari ko ngira ngo nina tutahageze ugasanga umwana aravuze ngo wa mwana ngo yarwaye kanseri. Wapi bamuhana no bagenda bya bintu bamuhaye bikangiza amaraso hahandi we anagenda kwa muganga abakapima bakabibona ageze kuri nivo ya 4 ahantu bitashoboka byarangiye aramukuye mu biri wose kubera iki yariye bya bintu ntibabimenye. Rero baro program nasabwa ati ntuzigera ubyara koko kandi koko ntubyare bakakuzinga gakora ibyo gukora kugira ngo ubyare ugashyira nk'imbaraga kubera ijambo yavuze gusa nibyo yakoze baraprograma ariko ati kanaka ntituzamubuza gukora iki ariko ntacyo azunguka mureka ruhira ubusa reka hingira ubusa. Izuro nibyo tugomba gusenga dusembye bicaniro kugira ngo tugire bwa buzima. So uyu munsi wa none ndashaka ko tuvuga ikintu twakuba inzozi nibura zigera kuri 3 zerekana ko hariho umuntu ufite gahunda mbi yo kuguhagurukira ariko apana kutagurukira byoroshye
byanarimba yanagukura ku isi, ntakeneye kubona isura yawe. Rero ukumva igihe ugomba kuzirota ngo ati nasuwe n'Imana, yego, nongere subire mu bantu mbabwire ko inzozi ari ijwi ry'Imana rikomeye. yego, Inzozi n'ubuhanuzi butavangiye, inzozi ni irembo ryo kumenya icyo uzakora ahazaza hawe. Inzozi nibwo buzima, inzozi nizo cyerekezo. Iyo uzitakaje utakaje amahirwe, iyo utazirwanije mbi ziraguhitana arizo. yego. So ariyo mpamvu ugomba kuba maso. Reka dusenge. Data wa twese, Imana ishobora byose, mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, Imana y'amahoro kandi Imana y'ukuri, Imana y'ibitangaza, Imana y'ubushobozi, mu izina rya Yesu turi imbere y'ubwiza bwawe Mwami, kuri aya masengesho tugezeho Mwami Imana, kandi kubyo turi imbere y'ubwiza bwawe twese kugira gukora ibitangaza kuri umunsi wa 10 Mwami Imana, barose nabi bose batabare bagire neza kandi utwambika imbaraga mu rwego rushobora gutuma dukora wa murimo wawe kandi mu buryo bwiza bwa Yesu Kristo Mwami wacu. Amen. Amen. Imana iguhe umugisha cyane. Amen. Turaritse abantu bose bo muri Amerika, muri Canada, biburaye abantu bose abadukurikira bucece. Ndongera gushimira umuntu utuye muri leta imwe ya Amerika, igikorwa yakoze cyankoze ku mutima. Imana imuhe umugisha. Yego. Kandi mubwire ngo umurimo arimo akora nakomere, nzamusengera, Imana izamushoboza. Rero izi nzozi tugiye gusobanura, dusome ijambo ry'Imana muri Luka ibice 21:26. Luka ibice 21 umurongo 26. Luka 21:26 haragira hati abantu bazagushwa igihumura n'ubwoba no kwibwira ibyenda kuba mu isi, kuko imbaraga zo mu ijuru zizanyeganyega. Ubwo nibwo bazabona umwana w'umuntu aje mu gicu afite imbaraga n'ubwiza bwinshi. Amen. 28. Oya. Okay. Nanavuye 26 gusa giye. Okay. Abantu bazagushwa igihumura n'ubwoba no kwibwira ibyenda kuba mu isi. Niyo mugana nshaka undi wongera umurongo w'iki. Kuko imbaraga z'umwijima zizanyeganyega. Urakoze cyane. Amen. Nagira ngo tusome umurongo kugira ngo byumve. Luka 21:26 haragira hati abantu bazagushwa igihumura n'ubwoba no kwibwira ibyenda kuba mu isi. Reka turebe Petero wa mbere ibice 5 umurongo wa 8. Petero wa mbere ibice 8 ibice 5 umurongo wa 8. Ibice 5 umurongo wa 8. Mwirinde ibisindisha, mube maso, kuko umurezi wanyu Satani azerera nk'intare yivuga ashaka uwaconcomera. Mwirinde. Rero nagira ngo tubabwire ijambo rikomeye, amagambo akomeye ngo abantu bazagushwa igihumura bibwira n'ibyenda kubaho. So kuvuga rero ngo iyo urose zino nzu ngiye kuvuga zigera ku 10, menya neza ko hariho umuntu cyangwa abantu cyangwa igico cy'abantu bishyize hamwe ukwasada kugira ngo bagushyire hasi. Nta miyaga bari bugushyiriremo, imiyaga niyo uyishyiriramo. Nuko usenga ukambara imbaraga ukamenya ko ugiye kurwanya bino bintu. Cyambere kubona umuntu agusunikira mu mazi, yaba y'inyanja cyangwa umugezi. Kurota ubona umuntu agusunikira mu mazi aguhirika, aba y'inyanja, abo mugezi, abikiziba, aba na piscine. Ikinyenzi ko yagusunikiye mu mazi, yagusunitse harimo telefone, yagusunitsemo harimo kofi, wambaye imyenda, yagusunitsemo wambaye inkweto, yagusunitse wambaye ikintu cyose, wambaye isaha. Muri make n'ugwa mu mazi kiri bugaruke se. Oya birabwo urugendo rufite nturuhagarika, kirangirika. N'umwuka w'ubugambanyi ufite n'imbaraga uyu muntu. Ntiyakubwiye ngo banza wiyambure wambare imyenda ya piscine ngo ushyiremo. Oya. Yagusunitse ukomeza. Icyo kimenyetso simusiga cyerekana ko muri aya masengesho turimo dusenga ntubyambukane. Niba warose gutya attention, ubona ni ntuburya na Noheli tu burakurya ari wa mugane wa munyamakuru bamuri bubi. Nuvuga ngo agusunitse, banza mva impamvu ibintu by'ubugome burimo. Ko ndashaka ko muri iyi minsi unkundire
tujye twanariza inzozi icyo tumva ubariza batahari. Urabona uno muntu kubona umuntu agusunikira mu mazi mu nzozi usinziriye, nakubwiye ngo icya mbere ntuba wakwenga imyenda, ubwo nyine iby'agaciro byose ubigwananamo. Iyo telefone ubugambanye bushingiye ku mibereho n'ubuzima n'ubutunzi n'icyubahiro cyawe, bagiye kugambana ku buryo ubibura, buryo promesse zihagarara. Ku icya mbere nugwa mu mazi ugatoha uri bukomeze kugenda gahunda zawe. Niba udatunze iPhone si ikomeye, telefone iraza kugira ubuzima muri pisine. Oya, none se tuzi ko inkweto ari ubutumwa bwiza. Niba uguye mu mazi inkweto zigatota, hari inkuru gifite nziza ihari. ntayo. Ese imyambaro ntituzi ko ari icyubahiro. Ese ugurongera inkweto se ntuteye agaciro, ni igisebo, ni ikimwaro. So rero umuntu muzima wa rose bino bintu fa faire attention. Ugomba ko tusanga amasengesho y'iminsi birafite imbaraga, ariko ubu tuyarimo aho biragusaba ko izi mvuze utirije umunsi umwe no kuri zigasohora wahora n'ikibazo, kuko zifite imbaraga cyane cyane. Urumva ko ni abantu bakwatatse ku buzima bwawe, ku butunzi bwawe, ndetse no ku cyubahiro. Yes. Kandi ikindi ibi bisobanuye iki? 2025 nibwo buzima uzabaho nutabihagarika, kuko inzozi ntizivuga ibyahise, zivuga n'ibyo urimo, zivuga ibyenda kuba. So biravuze ngo umuntu warose gutya Jade 2025 no kurazarisha nk'inka pe bizamura ubwatsi bazabubona. Uyu muntu azahura n'ikibazo kuko nadasenga ngo bihagarare. Gusa impamvu nimwe Imana yabikweretse kugira ngo bigende bite, so kugira ngo bisengere biveho. Yego, kugira ngo bimenye ibintu kabisuzugura ngo nibyo niriwemo ngo, ariko abantu benshi mvuze byinshi navuga, ariko benshi mvuga ati nasifata nk'ibisanzwe nkabigwamo ntabizi. So rero urumvise inzozi ko ifite imbaraga, iri powerful. So rero Imana ibikwishurira kugira ngo biveho. Kuki bifata nka hari ibintu Imana yavuze gusa bisanzwe? Yabikoze kugira ngo ubeho, yabikoze kugira ngo ugire ubuzima. Kuki bisuzugura? Kugira ngo ugire ibyo usobanukirwa. Urakoze cyane. Inzozi ya kabiri, kubona umuntu agutera amabuye mu nzozi, tukabona ari kugutera amabuye, ibinonko, akadobo k'amazi yakumenaho, mbega ibintu byose ubona ko bisa nkaho byagukomeretsa mu buzima. Bandi ikinonko cyagukomeretsa cyane. Ikinonko cyo muki kiba gikomeye, nibuye n'amabuye mu yandi. None se niyo yatera mu maso ntiwahuma, ishati y'umweru ntiyakwandura. Aha bivuze iki? Cyose ni icyasha kiba kikugiyeho. Aha bivuze iki? Iyo urose gutya umuntu ugiye guhagurukira agiye gushingira ku magambo wavuze n'ibikorwa wakoze. Niyo mpamvu ugiye mbwira abantu ngo mwafunze umunwa mukavuga zaburi n'ibihimbano by'umwuka, ukavuga business, urajya muri salo kuvuga abantu ushaka iki? Ibindi byo kuvuga abantu birinda. Barabibuze. Wabuze ibyo uvuga. Nta mirongo ugira muri Bibiliya. Niba utayigira nta nkuru yindi wavuga. Aho bari kunywa kofi baba bari kubana. Mwaretse ibyo bintu. Aho bari muri salo avuga. Mwaretse ibyo. Muri korari biherereye bavuga. Mwaretse ibyo bitabare ubundi ureba hirya. Waretse kujya muri politiki utari umunyapolitiki. Waretse kwirirwa winubanga ibisimbyumva byo tumva uzabura kubita. Muri se kuba utabyumva no kuba biteza amatwi. Kwagiye simbyemera. Ese ndabyemera bigindura hiki. Waretse kwivanga. Iyi nzozi ya kabiri isobanura ngo nibyo wivugiye bikugaruka, bagiye kugarurira. Kandi ikinonko iyo giteye ahantu kirashwanyuka kigasandara. Nibyo kigero uzajya gutse ko nk'urugero niba aricoka ejo nashatse gupostinga ibintu ndabyihorera. Hari abagabo 4 nakunze mu buzima kuko banyigishije kubaho. 4 narabakunze, bambera urugero rwiza urwo kwiga kubaho, kuko nabagome 100%. Oya se kandi narabakunze. Mije wakunze nuvanga ifoto imaze imyaka ubuni imyaka 10 irarenga. Iyo uwo mugome se zabo bagome banari kumwe. Narabakunze pe. Iyo ntaza kubagira mu buzima bawe, iyo ntaza kubagira ngo bampaguruke, ni abantu bazwi cyane. Bishyize hamwe bararwanya jewe. Noneho nari umutesi. Nta bintu uzi, nta bucakuruzi. Ifoto ndayifite. Hiyongeraho n'undi umwe nawe. Abo wa gatanu muri za 1995. Twongera guhura ejo bundi muri 2024. Numvise ibintu avuze ahantu ndavuga nti kweri.
ariko basanga namaze kwiga, usanga hari ikigero ugezeho. Abagabo ndabashimira, ebana barahaguruka, bari muri Kigali, tibarwanya umuntu. undi we yararwaye stroke, Imana imutabare, ariko niba hari abagabo nakunze, ubu nibwo ndi kubakunda. Paul yaravuze, umukozi w'Imana witwa David, ngo kubabazwa kwanjye kwanteye kumenya ubwenge. Ni ukuvuga ngo no mu makuba no mu byago hari ibindi bintu twungukiramo, nubwo bitubabaza yego, ariko hari ubundi bwenge bitanga. Bari ba frenemies, bari real enemies, baza umuntu bashobora guha promotion mu kazi ukamuzamura, kandi ari umugambanyi we, kandi bamuhaye umwanya ngazamura, ashaka kugira ngo akuzamure abone uko akuritura, ahubwo niwo muzamuye, nta makuru ufite. Ndagupromotinze nyine urabyumva. Gusa ikiza nkuramo, naje gusanga ari bo nshuti ifite mu buzima, ko nize kubaho, nize kubura undeba, nize kuba iwanjye mu rugo, nize kuba nta muntu ushobora gupfa kubwira ijambo riri ku mutima, nize kutumva amabwire. Buriya Jerry sinjya numva amabwire, kandi ntabwo ari ukanzeho, turimo turasobanura inzozi. Nta muntu nshobora kwangira cyangwa guhora uko bamubwiye ngo kanaka ngo yambwiye. Cya kabiri, nta muntu ushobora guhora icyo namubonyeho, hari impamvu cyari muriho. Cya gatatu, ntabwo naguhora ko naguhuguye. Cya kane, sinaguhora ko naguhuguye ukananira. Cya gatanu, ndeba inkomoko y'ibigutera ako kabazo, kandi ngiye mbwiye umuntu cyane ntera kumukunda. Urumva mu buzima ni experience. Numva ufite amasomo yihariye mushumba. None ubundi umuntu akiza akuzaniye inkuru runaka, uba ugomba kuyisamira hejuru, utingi irashyushye. Ndayumva kuko amatwi yanjye n'icyabereyo ntabwo nayafunga. Burya umunwa nawuzirika, ariko amatwi yose karangaye. Jerry wayazirika gute? Turimo turarwana, ntibabyambukane mu izina rya Yesu, ntibabyambukane. Urumva umunwa, buri impamvu ngwe nk'urugero, amazuru n'umunwa ntabwo bifungika, amazuru n'amatwi bihora birangaye, impamvu uhumurirwa n'icyo udashaka, kumva kinyuzemo rwose, ariko umunwa wawufunga n'amaso wahumiriza. Yego. So rero kirazira mu buzima, ntuzigere uhora umuntu icyo wamwumvanye cyangwa icyo wamubonanye, ahubwo uzamuhore ko wamugira inama hakunanira. Icyo uhita ukora ni iki? Uhita wigirayo. Nize kubabara kwanjye kwangije kubana n'abantu rwose, uhita wigirayo. Umunsi wa none Jerry nta kintu yakumbwiraho ngo nemere, kandi ushobora gutakaza kubera ko bakuvuze. Shame bibere n'isomo n'abandi bantu nabo bagira icyo bakura, kubera ko ushobora kuba wamvuze ko baguprovote, bagushotoye. Ushobora kuba wavuze kubera umubabaro, ushobora kuba wavuze ko warakaye, ushobora kuba wavuze ko ufite agahinda, ushobora kuba wavuze kuko hari ibindi byabayeho. So kuki numva nagutakaza se? Ari gusa ikiza cyanjye ariko cyangwa ikibi cyanjye, iyo ngutakaje birangiye. Oya, ugiye ngo hatike, ariko ni ukuri iyo ugiye ngo ushakira tike nziza izakugeza kure, kugaruka mu buzima bwanjye. Ati tike yitanga gute? Nuko nkwereka ko kugenda kwawe ntacyo bintwaye, kubura kwawe ari ntacyo bivuze. Ntabwo nakubipa, ntabwo nagutelefone, nta mbaraga zo kwirika inyuma z'umuntu wagiye ntamuhamagaye. Kandi hari abandi barimo baza bampobera kumbwira ngo urakora urivana ku rubuga rwanjye, unsubscribe, ngo ndavamo, hinjira igihumbi, unsubscribe, unfollow. Umukozi w'Imana, ndakubwira ijambo rimwe, uzagira ikibazo kimwe mu buzima aricyo nirinda. Wanyumvise? Igihe uzumva Imana itakiri muri wowe, uzaryame hasi upfe wigaragure ko warangiye, ariko Imana igihari ukiyumva uvuga, nubwo bateo z'abantu uzagira. Haleluya. Abantu sesha, icyambere umuntu ntiyakuvana muri koma, n'Imana kuvana muri koma. Umuntu utakuvana mu rupfu ubundi araza ngo abigenze akora iki? Urambibira indi buryo nijoro mu gitondo mbyukire muri toilette njyane papier hygienique n'amazi, nongere sonze n'ibindi nkange ngo wamfashije wowe. Fashije iki? Ufite iki? Hano haretse kwishyira hejuru. Ariko ubundi usiye ko tunirata Jerry, ntureba buriya ubundi umuntu afashe undi iki? Usiye ko tuniyemera, usibye nguriya naramutunze ni byiza, usiye ko abantu tuniyemera tukanirata. Udukuyeho ururuhu, ubundi ugira ngo imbere hari iki? Samara yuzuye umwanda.
si uruhu ruri aho ngaho, ariko uzi ibibazo biri imbere. Ubuse umuntu ubuse yagiye kwa ntawe utuma undi amazina ntoki ava muri hari ubwo bayakoze intoki kandi ari wowe saa yawe uyabungana mu nda ntuyagendana. Muri mu biki wari wimyira ngo urebe ibintu bisohoka amazuru, si ibyawe. Twaciye bugufi, nukuri duce bugufi. wari umuntu waryamye akabyuka hano haje ibintu si ibyawe mu matwi, wari wakurugutura ngo urebe duce bugufi, reba imbyiro zigusohoka duce bugufi. Kuki twishyira hejuru? So rero utazarwanywa Irate Kristo ariko turavuga ibintu abantu bati n'inzozi ariko birakanyaraye. Shyira mu matwi rero umwanda uri buvemo. Intego y'amasengesho ni ntubyambukane. Shyira akantu mu matwi rero imyanda iri buvemo. Ibyo byose byuka mu gitondo urebe hano maso ko hameze, ingonero ko zisa, ni ibintu utamenye ko bisa. Ipfune urebe ibintu bungana mu mazuru, ipfune urebe gusa. Noneho buriya mu kanwa ha mikorobe zitabaho kandi urarawasamye, inyenzi ntizindi kuko nibijyemo. Noneho jya kwa ntawe utuma undi, wicare urebe ibintu urekura bikunukira. Ubwawe hari abatakoresha amazi banahita bakaraba kubera ko bavuye gukora umwanda kandi wawiriramwe. Nuvuga ngo ari ibimyira byo mu mazuru, ari umwanda ari mu matwi, ari bukuru gutwa hose turabigendana, tukarenzaho uruhu Imana yaduhaye, tukarenzaho imyenda, tugasa neza, ariko imbere muri twe twaciye bugufi. Ntawarobara ko ntawe ugendana, ko ntawe wituma zahabu cyangwa akafuka k'umuceri cyangwa ubuto. Uzareba abagabo bihagaritse heshe hahita huma, ugenda na side y'inka riri aho ngaho uricaye. Ibintu ni ibibazo, ariko ugasanga twari byimbije umuntu yigiye kare tuganye imbaraga, turi kuri za nzozi. Ntugire gute ubyambukane ni intego y'amasengesho. Inzozi ya kabiri umuntu agutera amabuye cyangwa amazi ni iki? Bisobanuye ngo ni ikigeragezo cyaturutse ku kanwa kawe n'abantu mwabanye babi no kugarura ibyo babizi. Imana itugire neza cyane. Inzozi ya gatatu ni ukubona umuntu kurota umuntu agukandagira ikirenge, mwete ngo sorry. Jambo sorry ndaryanga, ihangane. Sorry comes after danger. Nta sorry yaza nta kintu kibi cyabaye. Rero kurota muzuza umuntu agukandagira, yego, birasobanuye ngo ibirenge byawe ntaho bizagera umugisha. Senga Imana. Anyumvise barabakandagira cyane pe, kandi arabwira sore ukumva wari watsitara nko ku ntebe rimwe rigakoraho ukuntu bibabaza, irababaza intebe cyangwa akandagiraho karagataro karekare k'abagore kabara cyangwa utondende. Byumvira ahantu kure cyane. Bivuga ngo uwo muntu kurota gukandagira mu nzozi biravuze ngo ibirenge byawe ntibizongera gutera intambwe. Ubwo birabanye kandi icyo uzavuga kuko inkweto zisobanura inkuru nziza n'ibirenge, icyo uzavuga nta muntu uzacyakira, nta uzajyaho agaciro, uzataka ataririza. N'umubwira ati kwaritse gukabya, avuga ati niko yabaye, wigize umunyabwenge, dore araje mu kanyamagambo kandi urarengana. Inzozi ya kane ikomeye igaragaza ko hari umuntu urimo ushaka kubabaza kandi udakwiye kwambukana 2025 ni ukurota ubabaye ariko ubabajwe n'undi muntu. Kurota ubabaye ufite agahinda ubabaye ariko wajya kuroga gasanga hari undi muntu wagatejwe n'uwo muryamanye wo muri kumwe. Ahangaha inzozi ibisobanura ngo ugiye guhura n'ikibazo ariko kizava mu bantu bo muri famiye yawe, kuko utagukandagira atakwegereye. Yego. Inzozi ya gatanu ngiye kuyivuga none, kurota imbwa ipusi zikurigata. Yego. Musi turashyiramo agatege n'amasengesho. Yego. Urumva kurota imbwa igira gute? Nako ipusi ikurigata. Iri mirigata ku mubiri bavuga noneho ngo hajeho umwuka w'ubugambanyi w'abarozi. Ahangaha n'imbwa yabikurigata biba bigomba kugufata nyine ukaribwa burundu cyane. Wakora iki ukamenya ngo umwuka w'uburozi n'ubugambanyi uraje. Ubwo uragira amakenga ku mukozi, uragira amakenga ku muturanyi, ntupfa kwitabira ibirori byose, hari inzira ugomba gucamo, ntupfa kuryagaguza, nturyagagura urasenga uti ko kabaye barampitanye. Ariko kuvaho natangiye kumva ibi biganiro nabaye ndi muntu utandukanye, sinzi n'abadukurikiye uko bameze, nsigaye ndebera ibintu muri 3 dimension. Urakoze cyane. 3 dimension ukuvuga ngo sindeba aho unyeretse gusa, ndahindukiza nkareba n'inguni zose.
ariko ubona bitaraguhaye amahoro se. umeze neza se nkasigara nanariza gute urankunda nkundira iki nagukoreye iki gituma unkunda ubimbwiriye iki bivuye kuki ni ukuvuga ngo kandi ntabwo ari ubugome mu kanya k'akantu watekereje ukabona arakavuze cyane rwose ubonye ko umushaka gusaba amafaranga utamuyoberwa ntabwo wamuyoberwa hari amagambo avuga cyane rwose ukabona ko hari icyo ashaka sinabikubwiye ntinahise nandikamo ngo ntayo mfite ndategereza ngo none se wabaye 5 urumva guhinduka rero kubona iki kintu kuri rubabanye imbwe kuri injangwe kuri 5 no kuvuga ngo nicyo dusobanura kizo mbaraga mbi ugomba kwirinda. Si ukuvuze ngo ureke kurya ariko uriye he uriye kwande uvuganye nande wicaranye nande wohereje umwana we hehe ugiye he. Tubyita kugira ubwenge amakenga si icyaha ntabwo ari icyaha na Bibiliya iragira mugira amakenga yego ibyo umva n'ijambo rikomeye turimo turuta cyane icyaha inzozi ya 6 ni ukubona inzoka ikugurukira cyangwa igusimbukira kakwizingiraho mu nzozi vuga ngo nyagasani Imana aho umuntu afite ibintu bine bikomeye ni uburwayi ni ubukene ni ukwangwa n'abantu harimo n'urupfu n'impanuka zikomeye ariko bikozwe n'imbaraga z'abarozi bagomba kugambana ibyo bintu byose bikaza bikakwizingira yahagurukira ku kaguru gusa nkanga ntabwo turubona umwanya wo kubisobanura nigurukira mu ijosi ni uburwayi nigurukira ku maboko ntacyo uzakora nigurukira ku birenge ntawe uzatera nigurukira ku nda yawe menya ko urapfuye kararangiye nibura umudamu inda ntizabaho urapfuye nyine biranze kuko nibi n'abantu bakoze bashyize imbaraga ku bwende bwabo kuko bashatse kugira ngo utagira ikintu ugeraho kandi ukihuta. Inzozi ya 7 nihuta cyane no kurota urwana n'umuntu umuntu ashaka kurwana nawe ubundi nta mukristo urwana ariko umuntu ushaka kurwana nawe igihe tuvuga kurwana ni attack umuntu kwataka ashaka kwagresa yego avuga amagambo avuga ibintu barukunda kubona ko akeneye ko mu Rwanda kugira ngo agushotore akaguprovoka mwihorera. Hanyuma inzozi ya 8 no kubona umuntu akugenda inyuma buhoro buhoro babyita ngo kukugenda runono akugiye ukamunzuza ahindukira ukamura akihisha ubona nakugenda najye ugomba gusenga. Noneho ikindi gikomeye cyane ni ukubona umuntu cyangwa abantu benshi cyangwa inyamaswa nazo zikwirukanka zikura inyuma ziguhiga aho menya ngo hari umuntu cyangwa abantu umuntu umwe cyangwa benshi erega ubundi umwuka witana umwuka wa conspiracy ubugambanyi muri izi nzozi icyo mbonyemo ni abantu cyane bashaka kukugambanira. Inzozi ya 10 ni ukubona inzoka ikurya mu kanya twari tubonye yakugurukiye ariko hano iranakurimo hano gukozinga ahangaha amenya n'ibintu bya mbere icya mbere ikurumye itegura gupfa itegura uburozi itegura impanuka itegura ibintu utari watekereje ariko bikozwe n'umwana w'umuntu. Twe rero ntabwo badufite yego twagira ngo tubahishurire icyo kwirinda ntacyo dutinya. Izi nzozi 10 umuntu agomba kwitonda kandi akagira ubwenge akavuga ngo umwuka wa conspiracy ubugambanyi avuga ngo nuko mwirinde gusinda umwuka mubi wundi ukubuza amahoro wundi guteranya wundi kurwanya hariho n'umuntu umwe ugushyira mu bintu kugira ngo uzabone ko bwati kanaka so yabikoze se. So rero ndumva Jerry ariko muri uyu mwaka wacu 2024 ibi ntago tugomba kubyambukana yego harageze kukwiye gusenga Imana ukagira za mbaraga ukabohoka muri uyu mwuka w'amasengesho. Ngiye noneho so kubabwira ngo bahamagare kwa 2 no kwa 4 gusa ya muri masengesho cya mbere ni ya gahunda barayubahirije barabikoze. Reka tubashimire ndagusubiza mbishaka reka tubashimire cyane nimbona kandi ndagusubiza biba byiza kumvira kandi ikindi dukomeje kwakira abantu ku rubuga rwacu rw'umwe bw'abera ministries ndetse n'iriba ry'amazu dusengane abantu buzura imbaraga zikomeye tuvuga ngo sindi bubyambukane muka w'ubugambanyi biva muri quartier impamvu dusobanuza zo zigeri nyibwire bwa nyuma turagira ngo twagira ngo wigirire icyizere kandi wizere n'Imana yawe. Ntawe uhunga umurozi ahubwo umurozi araguhunga ntawe uhunga ikibogo kibi kiraguhunga. So nuhango mu kigwi cyuko wahunga bakurwanya bo nibasohoka usigara amahoro. Yego Imana iguha umugisha mu izina rya Yesu. Amen. Ikindi twabwira abantu no kugira ngo gusenga
ntibibe mu magambo gusa, ahubwo amasengesho n'abandi bantu babibone ko ufite Imana, amasengesho agira ibyo ahindura, ariko amasengesho ahindura. ariko isengesho ridasenga nko kwisiga amavuta, isengesho ritarimo gukizwa Yego, nko kwisiga amavuta utakara. nibyo turi kuvuga. Ugira ingiro. Ikindi umuntu ushaka Imana imukorera umwuka wo kwishyira hejuru tuwureke, sibyo tumaze gerageza kuvuga se. guca bugufi, sengana imbabazi n'impuhwe n'urukundo, wikwishyira hejuru ngo wumve wigize igitangaza. Niba ushaka kugira igitangaza uzabanza upfune, buriya reka nzimusubize. Niba ushaka kugira igitangaza uzabanza upfune urebe biva mu mazuru yawe. nta mpamvu, nta gitangaza, Nujya kwituma ni ngaho uzahindukire ndebe gukora muri amazira nacyo. nta gitangaza, nta gitangaza. Noneho uzarebe mu matwi, guca uzarebe imigiro ziva buri musi dukaraba, noneho ujye bakwishyira hejuru. Ariko ibaze ko nuko bivuze ijambo banta bande banabi, ibaze kutwara umwanda uri bujyane kuri toilette, ugatwara inkari uri bujugunye hanze, ugatwara ikimyiri bw'imyire bukuru gutwi imigiro n'ibindi navuze turi abantu tuvuga ko turi. Ijwi ryanjye uyu munsi uraryumva, ariko hari igihe rizaba ngo habayeho. None niba uzitwa habayeho waretse why habaye amahoro. Mushumba, reka nkushimire cyane, amasengesho arakomeje, mwandike SMS kwa kundi, gusenga byo ni muri uku kwezi Murakoze, Imana ibahe umugisha mu izina rya Yesu, amen. Amen.